Mwaramutse nanone twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikiye kuri channel y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bavugurura. Uyu munsi tugeze ku ngingo yo kuwa kabiri mu cyigisho cya 12 gifite umutwe uvuga ngo ubutware bw'umwana. Ingingo rero y'uyu munsi tugiye kwiga ifite umutwe uvuga ngo ubumwe na se. Mbere yo gutangira rero kwiga iyi ngingo, mureke tubanze duce bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye uburyo wabanye natwe, tukaba tugeze muri aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima, ubihimbarizwe. Uwiteka turagusabye kugira ngo udufashe kudusobanurira ingingo tugiye kwiga, igaragaza uburyo uri umwe na so, ibyo ukunda kandi ushaka byo kugumya kuduhana ubuntu n'abakwizera mu izina rya Yesu, amen. Muri aka kanya rero tugeze ku ngingo yo kuwa kabiri ifite umutwe uvuga ngo ubumwe na se. Ikibazo cyo kuri A kirabaza ngo ni gute Kristo yasobanuye isano afitanye na se? Yohana ibice 5 umurongo wa 19 n'uwa 20. Mureke tuhasome twumve icyo hatubwira. Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora, kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo iruta iyi kugira ngo mutangare. Amena. Ngira ngo rero hano Kristo we ubwe yihamirije yuko ibyo akora aba ari ibyo yategetswe na se, cyangwa ari ibyo yahawe na se. Ikibazo cyo kuri B kirabaza ngo ni ubuhe butware n'imbaraga bifitwe na Data wa twese, nanone Kristo akaba yaravuze ko nawe abifite? Yohana ibice 5 umurongo wa 21 kugera wa 23 haragira ati, nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko umwana w'ubugingo aba ashaka, kuko ari nta n'umwe Data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose, kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye se wamutumye. Hano rero hari kutwereka ubundi butware n'imbaraga bifitwe na Data wa twese, ariko na Kristo akaba bufite. Ni ubuhe? Ni ukuzura abapfuye cyangwa se gutanga ubugingo. Kristo we ubwe yihamirije yuko aho ubugingo uwashaka akanabwambura uwashaka, kandi Uwiteka yamuhaye uburenganzira n'ubushobozi bwo guca amateka. Mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'abahanuzi. Aravuga ngo abatambyi n'abayobozi b'Abayuda bari barigize abacamanza bo gucira umurimo wa Kristo ho iteka, ariko we ubwe yivugiye ko ari umucamanza wabo, akaba n'umucamanza w'isi yose. Isi yeguriwe Kristo, kandi binyuze muri we imigisha yose iva ku Mana yagejejwe ku nyokomuntu yaguye. Yari umucunguzi mbere ndetse na nyuma yo guhinduka umuntu kwe. Hano birumvikana, Kristo yabaye umucunguzi mbere yo guhinduka umuntu, aba n'umucunguzi nyuma yo guhinduka umuntu. Icyaha kikibaho umucunguzi yariho, yahaye abantu bose umucyo n'ubugingo, kandi buri wese azacirwa urubanza hakurikije uko umucyo yahawe ungana. Kandi rero uwatanze umucyo, uwaje gushaka ubugingo bw'umuntu, yingingana ibambe ryinshi ashaka kubuvana mu cyaha ngo abugeze mu butungane. Niwe muvugizi ndetse akaba n'umucamanza icyarimwe. Aya magambo araboneka mu Wifuzwa ibihe byose paje ya 210.
Ikibazo cyo kuri se kirabaza ngo sobanura impinduka ibaho mu myifatire iyo dusobanukiwe ko Kristo ari we mucamanza wacu. Abaroma ibice 2 ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Hari amagambo avuga ngo nicyo gituma utagira icyo kwireguza wa muntu we ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko wowe umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo, nawe ukabikora, ndetse wibwira yuko uzakira, ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana? Umuntu wicara agacira abandi ho iteka ntabwo ari byo, kuko iteka uciraho abandi nawe niryo uzacirwa. Jya umenya yuko Kristo ari we mucamanza. Aho kugira ngo ucire abandi ho iteka, jya ubasabira ibibi barimo babivemo. Turebe muri Matayo ibice 7 ku murongo wa mbere. Ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa. Nshuti zanjye, ntukajye ufata umwanya ngo ucireho abandi urubanza. Ubona umuntu yakoze ibintu bibi, umucireho iteka uti rwose byarangiye, uyu muntu muri make umucireho iteka, kuko urubanza ucira mwene so nirwo nawe uzacirwa. Mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi. Aravuga ngo umuntu uha intebe umwuka wo kujora abandi afite icyaha gikomeye kuruta icy'uwo arega, kuko adakora icyaha nk'icye gusa, ahubwo acyongeraho ubwibone no kujora abandi. Birumvikana, iyo ufashe mugenzi wawe ukamucira urubanza, uba ukoze ibyaha bibiri. Uba ukoze icyaha cyo kumucira urubanza, ariko ugakora n'icyaha cy'ubwibone, kwibona yuko uri mwiza kumuruta. Ngo Kristo wenyine niwe cyitegererezo nyakuri cy'imico, kandi umuntu wigira urugero rw'abandi aba yishyira mu mwanya wa Kristo, kuko Data yahaye umwana we ngo abe ari we uca amateka yose. Umuntu wese wiha gucira abandi urubanza aba ashimuta ubutware bw'umwana w'Imana. Abo bantu baca imanza kandi bakanenga batyo baba bishyira mu ruhande rwa Antikristo, umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekana ko ari Imana. Ntidushobora gusoma umutima igihe natwe turi abanyamafuti. Ntitubasha gucira abandi urubanza. Abantu buntu bashobora guca imanza z'ibigaragara gusa, uzi ibikorwa bihishwe mu mitima wenyine akorohera abantu kandi akabagirira impuhwe. Niwe wahawe gucira urubanza umuntu wese. Kristo nk'uko tubibonye hano ni umwe na se, kandi yahawe ubutware bwo guciraho iteka inkozi z'ibibi, cyangwa se yahawe ubutware bwo guca imanza. Twebwe ntabwo dufite uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo gucira bene data imanza, kuko iyo tubikoze tuba dukoze icyaha gikomeye. Tuba twigaragaje yuko turi beza, tuba tubikoze mu bwibone. Mu gihe ubonye mwene se yakoze icyaha, musabire, kuko uzacira abandi ho iteka ni Kristo wenyine. Murakoze rero, mukomeze kugira umunsi mwiza.